Hello my people, mbaye ikaze kuri Raila Wizisho mbifurije ishya n'ihirwe, Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda cyane, mwe mwako subscribe, ndakunda cyane, mwe mukora like, share ndetse na comment, namwe mushyigikira, Imana niba umugisha mu byo mukora byose. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara eshatu zo mu mutwe, zimwe zigize indwara zo mu mutwe arizo abantu bajya bitiranya, ariko kandi turebe aho izo ndwara zitandukanira, turebe ese ikizitera niki, biba byaturutse kuki, ese zavurwa ziti. Mbaye ikaze rero muri iki kiganiro kubera ko ndabizi ko izino ndwara zo mu mutwe uko ari eshatu nta muntu ku isi utazirwara, ntawe. Harimo stress, uko biri kose nta muntu utagira stress, nta muntu utagira ibintu bimuvuruga cyangwa se bimukoroga akumva agize stress, agize akantu nyine ka stress. Hari stress, hari iyo bita anxiety, hari iyo bita depression. Zino ndwara uko ari eshatu abantu mukunda kuzitiranya, zose ni indwara zo mu mutwe ariko ziratandukanye. Stress rero ni kwa kundi ugira wumva ubabaye, ukumva ufite ikintu kiguteye ubwoba, ugahita wumva urapanitse, ukumva ugize nyine ikintu cy'igihunga, reka mbyite ko ari nk'igihunga, ariko by'igihe gito runaka bitewe n'impamvu ibiteye bigahita bishira. Ushobora kuba ugiye nko mu kazi, reka mpere ku banyeshuri, ashobora kuba agiye nko gukora ikizame, azi ko atize neza, akagira stress, agapanika, akagira igihunga, ukabona ari guhuzagurika. Iyo ni stress kuko itewe n'ikintu runaka, agiye mu kizame ariko icyo kizame kiba kidahari, ya stress iravaho. Ariko iyo bitinze bigakomeza biza, ukabona nta n'impamvu runaka icyo kintu cyabiteye, icyo gihe ntabwo iba ikiri stress, iba yahindutse anxiety cyangwa se kumva utameze neza, kumva udatuje, kumva ujagaraye. Reka mbivuge gutyo muri icyo kinyarwanda, kumva ujagaraye. Kumva ujagaraye by'igihe kirekire bitandukanye no kumva ufite igihunga by'igihe gito. Nabahaye urugero, ukumva ugiye nko mu kazi runaka gukora ikizame, ukumva ariko kuko wumva udafite icyizere ko wenda ushobora kukabona, cyangwa udafite icyizere cy'ikizame uri buze gukora, ukumva ufite igihunga, ukumva urajagaraye, ukumva ufite panike, icyo gihe ni stress. Ariko iyo stress, ibyo byiyumva uri kugira bifite aho biri guturuka, bifite impamvu iri kubitera. Nako kazi nyine ugiye ariko nikaba karangiye mpamvu nikurwa, ibyo bintu biragenda birashira, icyo gihe ni stress. Ariko cya gihe uzumva uhorana ibintu by'ibi stress, wumva uhorana ibintu by'igihunga, wumva uhora ujagaraye, wareba ukabona nta n'impamvu runaka yatuma ujagarara, ukabona ni akantu gatoya k'amafuti katakabaye kanatuma ujagarara, icyo gihe iba yahindutse anxiety cyangwa se anxious. Icyo gihe iyo ndwara, zino ndwara uko ari ebyiri zijya gusa, ariko iyo stress yo bifite ikintu runaka yagiteye mu gihe gito, iyo gishize wumva umeze neza. Ariko anxiety iyo imara igihe kirekire, ni bwa buryo bw'ibyiyumvo byo kumva ujagaraye, kumva utameze neza, bimara igihe kirekire kandi bikajya bihora biza mu gihe runaka, bikaba ari nk'ibintu byamajije kwiyubaka mu mubiri wawe. Noneho hakaza ikindi bita depression. Hari abantu bajya bitiranya anxiety na depression nanone. Umuntu ashobora kujya ahorana ibyo byiyumvo, usibye yuko ibyo bintu bigirana isano. Ibi bintu uko ari bitatu bisa nkaho bikurikirana. Ubundi ushobora kugira stress bitewe n'ikintu cyayiguteye, bitewe n'impamvu runaka, byatinda ukajya uhora wiyumva ibyo byiyumvo, ubibona bimaranye igihe kirekire, biba byahindutse anxiety. Iyo bimaze kuba anxiety rero, nabyo ya anxiety ntikire, ikazamara igihe kirekire, nigenda igahinduka depression. Muri kumva kino kintu rero, hari ibimenyetso biranga bino bintu uko ari bitatu. Ndahera kuri stress kubera yuko ariyo ndwara navuga ko ari ntoya, navuga ko ariyo ndwara ntoya muri izi ndwara uko ari eshatu, ni nayo ibanza. Stress rero hari ibimenyetso biranga, hari ukumva ufite uburibwe cyangwa se ukumva uri kubabara cyane cyane. Hari umuntu ugira n'ububabare akumva ari kubabara umutwe, cyangwa ari kubabara urugingo runaka. Hari umuntu ugira stress agahita yumva hari urugingo runaka ruri kubabara. Hari kubabara mu gatuza, ukumva igituza kiraremereye, ukumva agatuza kari kukurya, ibyo ni ikimenyetso cya stress. Noneho ukumva umutima uri kugusimbagurika cyane, ukumva biri kumera nkaho umutima wagira ngo ugiye kugucomokokamo, ukagira ngo umutima ugiye kuguca mu kanwa. Akenshi
buba ari ubwoba bwakubanyemo bwinshi ugatangira kumva ufite ibyo byiyumvo, kuko nakubwiye yuko akenshi umuntu agira stress bitewe n'impamvu runaka ibiteye ikintu yatinye cyangwa se ikintu afitiye ubwoba. Kumva unaniwe cyangwa kunanirwa gusinzira cyangwa se gusinzira bikakugora. Iyo ufite stress nabwo hari igihe wumva ufite umunaniro ukabije cyangwa se gusinzira bikakugora. Hano niho abantu benshi bakunda kubyicira, agahita ajya kwiyahuza inzoga ngo nibwo ngo ari buze gukaruma stress. Ntibibaho. Yego by'igihe gito usa nkaho byibagiwe, ariko hari igihe ukanguka ukayisanga aho ngaho nibwo igenda ikipakiramo ari nyinshi, ikazahinduka anxiety, kubera ko ntabwo warwanyije ayo marangamutima wakabaye wemera ko uyafite, urumva, ukemera ko ayo marangamutima ahari, ukamenya icyayateye, ukabasha kugira uko ubigenza no kubyitwaramo, aribyo ndibuze kubabwira. Hari igihe rero ugira ibimenyetso byo kuribwa umutwe, ukagira isereri, ndetse ukumva uri no gutitira, ukumva uri gutitira muri we mu mubiri, ukumva umeze nkaho uri gutitira, nyine ukumva ufite ikintu cy'ubwoba. Hanyuma iyo ufite stress nabwo abantu benshi, hari abantu bahita bagira pressure cyangwa se igipimo cy'umuvuduko w'amaraso kikazamuka cyane kikajya ku rwego ruhambaye. Hari n'abantu babyimba ibice runaka by'umubiri, akabyimba nk'amazuru cyangwa se akabyimba iminwa cyangwa se akabyimba amaso, igice runaka nyine cy'umubiri akabyimbirwa, agahita abyimbirwa kubera icyo kintu. Hanyuma hari n'abagira problem digestive, ukarya nk'ibyo kurya ugasanga bise bigutera nk'ikirungurira, ugasanga bise bigutera nko kumva nyine utameze neza, ukumva umeze nkaho ukomeje guhaga, ntibibe digere. Icyo gihe ni stress ibitera, kuko no mu gifu biragira gute, bitera ikibazo. Stress rero ishobora no gutuma unanirwa gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi ni ibimenyetso biranga cyangwa se bigaragaza stress. Iyo rero stress yakubayemo karande cyangwa yakwiziritse ikamara igihe kirekire, ari kwa kundi ihita ihinduka anxiety, ibimenyetso byayo bizakubwira ugira panique, ukumva urapanitse. Panique ni nko kumva udatuje, ukumva ufite igihunga, ukumva urajagaraye, ukajya kumva ibyo byiyumvo birizanye ku kantu runaka katakabaye kaba n'ikibazo, akantu gato cyane ukumva gahise kaguhungabanya, ukumva urasaze, ukumva ugize panique. Aha naho utangira kugira ibibazo byo kudasinzira neza, urugero ugasinzira utinze cyangwa se bikakunanira gusinzira, ukarara ijoro ryose rwose ukanuye. Hano rero nabwo ushobora kumva udatuje, ukumva ntutuje. Umuntu ufite anxiety ujya kubona ukabona ameze nkaho yabuze ibyicaro. Mwaba muri kumwe muri nko gukorana ikintu runaka, ukabona umuntu yabuze ibyicaro, ukabona ameze nk'uri kuribwa, ukabona ari guhaguruka akajya muri turiya, akajya no gukora, nyine ukabona ari gukora ibintu bidasanzwe, ukabona yabuze ibyicaro, nyine ukabona yabuze ibyo akora n'ibyo areka, ukabona yabuze ibyo afata n'ibyo areka. Iki gihe nabyo uzamenye yuko watangiye kwatakwa n'ubu burwayi bita anxiety. Stress izaba yaramaze kwibikamo, yakumaze igihe kirekire, byamaze kwidevelopa ihinduka anxiety. Hanyuma hari abantu bagira imbeho, ukumva urakonje mu mubiri kandi utarwaye rwose, nta ndwara runaka n'imwe ufite, ariko ukumva urakonje, ukajya uhora ukonje. Hari n'ababiri ibyuya, yaba ari anxious, ukumva akabiri icyuya, ukabona yatutubikanye, ukabona ahantu hose, nyine ukayoberwa ibintu biri kumubaho. Umubiri ni nkaho uri gukora revolt, uri gukora imyivumbagatanyo, hari ibintu biba biri kuwubangamira kubera hari imisemburo ubwonko buba bwamajije kuvubura, kandi iyo misemburo ikaza ari myinshi. Iyo imaze kuza ari myinshi rero igira impinduka nyinshi mu mubiri. Aha ndaza kuhagera ningera ku kintu cya depression, niho ndibuze gusobanura bino bintu bijyanye n'imisemburo cyane. Hanyuma hari n'ababiri ibyuya, hari abatitira, agatitira ibirenge no mu ntoki, akajya anabira ibyuya mu ntoki no mu birenge, nyine ugasanga yagize gutya, akanagira ibinya, ukajya ugira ibinya mu ntoki, ukumva intoki zawe zabaye nk'ibiti, cyangwa ibirenge byawe ukumva byabaye nk'ibiti. Anxiety kandi ishobora gutera guhumeka nabi, ugahumeka nabi, kumva ntabwo uri guhumeka, nyine nturi kubasha guhumeka. Hari kwiyongera ko gutera k'umutima, hari kuma umunwa, ugasanga umuntu yaturaguritse iminwa kandi pe
yariye nta kibazo. Hari abantu bashobora kubona umuntu yumagaye iminwa akavuga ngo ntiyariye cyangwa se ngo ntiyanyweye. Oya, rwose wariye wananyoye ariko iminwa igakakara neza neza, igatangira no gushishuka, igaturagurika, ukabona byabaye ikibazo. Ujya umenya yuko watatswe, kandi icyo kintu cyakwatatse ni kibi cyane ku buzima bwo mu mutwe. Hano rero nabwo ugira isereri no kumva wacitse intege. Ukumva wacitse intege, ukumva ufite akantu k'agasereri, nyine ukumva ntabwo umeze neza, ukumva nturi gutekereza neza. Ubu hari umuntu nkurikiye ibi bintu bishobora kuba byatatse cyangwa se abimaranye igihe. Hano ntaraharenga, reka mbibutse yuko nabazaniye ibirungo bikoze mu cyayi cyangwa se unywa mu cyayi, hanyuma bikabasha gukaruma izi ndwara uko ari eshatu ngiye kubabwira. Nubwo waba ufite depression, mana yanjye, iki kintu ubikore nk'uwikinira. Nimba uzi ko umerewe nabi, umbwire iki kirungo ugikoreshe mu cyayi. Nuza kumva utamerewe neza cyangwa se umva udatuje, umbwire rwose tirayira waratubeshye. Ndabizi neza ibyo ndi kubabwira. Ibi birungo nanjye narabikoresheje numva mfite agastress, ariko byaramfashije rwose. Ni ibirungo ukora ushyira mu mazi y'akazuyaze, biri naturel, nta kibazo. Nkuko wakora ibirungo, ni ibirungo nyine by'icyayi, urabikoresha mu cyayi, hanyuma warangiza ukamera neza, ukumva wongeye ugaruye ubuyanja, ukumva wongeye ubaye muzima, ukumva wongeye ugaruye ubuzima, ukumva wongeye utekereza neza, ukumva wongeye ubaye wowe nyine wa kera utaratangira kugira ibyo bibazo. Nimba uzi ko ufite ikibazo cya stress, nimba uzi ko ufite ikibazo cya anxiety, nimba uzi ko ufite ikibazo cya depression, mpamagara kuri 0788359691. Icyo kibazo nikirara kidakemutse, umbwire tirayira waratubeshye. Waratubeshye rwose, ngewe ibyo ndi kuvuga ndabizi. Iki kirungo cyaramfashije. 0788359691. Hari ukuntu uba ufite ibintu runaka byaguteye umunabi, ukumva ufite stress, ukumva ufite umushiha. Iyo mfite stress ngira n'umushiha. Iyo mfite stress ngira n'umushiha, nkumva nyine merewe nabi. Ariko nimba uzi yuko ufite iki kibazo, kwa kundi bahita bakubwira ngo nywa amazi bigenze gutya, yego ni byiza, ariko iki kirungo ndakigutuye. Nugikoresha ukumva ukomeje kumera nk'uko wumva umeze. Kwa kundi ujya kumva umuntu avuga ngo ndumva ameze nk'uwasaze, ngo ndumva nasaze, ngo ndumva napanutse, ngo ndumva napanitse, nyine ukumva yatabutse mu mutwe. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndumva natabutse mu mutwe. Nukoresha kino kirungo uzatuza rwose, kizaguturisha umererwe neza cyane. Ni 0788359691. Ni ikirungo cyo mu cyayi, urakinywa ugahita utuza ukamera neza cyane. Reka rero nikomereze ku bimenyetso bya depression. Aha niho ngeze ku bimenyetso bya depression. Depression rero yo ni indwara ya karundura, ariko nayo kandi irakira iyo wagannye muganga w'indwara zo mu mutwe, cyangwa se ufite aho ahuriye n'ibibazo byo mu mutwe n'ubumenyi ku bibazo cyangwa se ku ndwara zo mu mutwe, arakufasha ukamera neza cyane. Rwose depression irakira, gusa kandi iyo utayivuje nayo irica. Ni indwara mbi cyane, yica mu buryo bubi cyane, yica mu buryo bw'agashinyaguro, yica mu buryo buteye impungenge, kubera ko abantu bayirwaye bafata imyanzuro igayitse, harimo kwiyahura n'ibindi. Ibi ndaza kubigeraho. Ibimenyetso rero bya depression nimba nabivuga mu Kinyarwanda, ni agahinda gakabije. Bya bindi nababwiye, iyo utangiye ugize anxiety ikamara igihe kirekire, nayo iragenda ikabyara iki kintu cy'agahinda gakabije, ariyo depression. Ibimenyetso byawe rero, ukomeza kumva uri hasi cyane mu buryo bw'ibyiyumvo, ukumva ntabwo uri kwiyumva neza, ukajya uhora nyine wumva utameze neza, ukajya uhora wumva nta kigenda, ukumva uhorana umubabaro cyangwa se uburakari budashira. Ugahora urakaye, ugahora ubabaye, ugahora wumva nyine nta kintu gishimishije kibaho ku isi. Bene aba bantu umuntu nanakubwira ngo ariko ngo nk'ubu uraseka iki, ngo urabona ngo hari ibintu bishimishije, kandi wowe ibintu uri guseka ubona bishimishije, bimenya ko uwo muntu hari urugamba arimo arwana narwo muri we utazi. Uriya muntu ntuzamuseke, ariko kandi ntuzanamubwire nabi. Uriya muntu akeneye ihumure ryawe, uzamuhumurize,
hari urugamba bari kurwana nawe muri we utazi utanasobanukirwa. Depression ni indwara mbi irakatsindwa. Depression warwara malaria kugira ngo urware depression. Depression ni indwara mbi ubabara utabwira umuntu ngo nshimira, ubabara utabwira umuntu ngo mpuhira handi kubabara, nyine irakwica ibimeze nk'aho iri kukwicira wowe mwimbere. Abantu benshi rero bakunda kuzitiranya zino ndwara. Hari n'umuntu ushobora kuba arwaye depression akabyitiranya, cyangwa ugasanga afite stress akayitiranya na depression, cyangwa afite anxiety akayitiranya na depression cyangwa stress. Ibi bintu ndatekereza ko muri gusobanukirwa neza. Hano rero kuri depression, hano iyo urwaye depression abantu benshi hari nabo bigora kuva mu buriri rwose, akajya ahora aryamye kandi atarwaye pe, ariko mukuri abarwaye. Uriya muntu ushobora kumwinuba ngo ariko ngo nkaho uhora mu buriri ngo urwaye iki? Uriya muntu abarwaye mukuri, ahubwo indwara arwaye ni indwara utamufatira ngo umubwire ngo hano ndi kubabara nkandira, hano ndi kubabara ntera urushinge. Ni indwara mbi imunga umuntu nyine ikamwica abantu batabibona. Hari abantu binanira kubyuka rwose bikanga ko ava mu buriri akirirwa aryamye nawe ntamenye ibintu biri kumubaho. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri gitera depression, cyangwa se kigaragaza ko ufite depression. Ukumva nyine nta mpamvu ufite yo kubyuka, ukumva nta kintu ufite cyatuma ubyuka, kandi wakaba byuka ukajya gukora. Niyo mpamvu abantu benshi bafite ibibazo bya depression bakunda guhura n'ibibazo biri financially issues, kubera ko ntabwo babasha gukora. Mukuri abafite ibintu biri kumwica muri we, abafite ibintu biri kumurwanya muri we, akiryamira nkaho yakabaye ajya gukora. Mukuru uriya muntu abarwaye, uri n'umuntu ubishoboye wamufasha. Abarwaye ndetse no kurenza urwaye uriya malaria rwose wanayikorana, wanyweye ibinini watangiye gufata imiti wanayikorana, kuko malaria watangiye gufata imiti rwose wanakira, uba umeze nkaho wakize wanayikorana. Ariko depression ni indwara mbi cyane, ushobora no kuba uri kujya mu kazi ugahita wiroha mu modoka. Ariyo nababwiye abantu bafata imyanzuro yo guhubwa cyangwa ugahita ukora n'ibindi bintu bigayitse. Ni indwara mbi yica umuntu mu buryo butunguranye kandi ikamwica mu buryo bubabaje. Hanyuma ikindi kimenyetso cya gatatu, ikimenyetso cya gatatu rero kiranga ko umuntu afite depression cyangwa se ko afite indwara ya depression yamuzonze yamuzengereye, ni ukubura ibitotsi. Ushobora gusinzira bikugoye cyangwa se ukabura ibitotsi neza ntubashe gusinzira. Ibimenyetso nubibona uzamenye yuko hari ikibazo kindi, ariko ari ibintu bihoraho buri gihe, kuko hari umuntu ushobora kuba yabuze ibitotsi ari stress isanzwe atari depression. Ariko niba ari ibintu bihoraho uzamenye yuko ufite depression cyangwa se anxiety, ya ndwara navuze. Kubura apeti cyangwa bikakugora kurya. Kurya ukarya bikugoye rwose, ukarya bikugoye, ukajya mbese nyine ibintu bijyanye na apeti yawe bigahinduka, ibintu bijyanye n'imirire yawe bigahindagura. Uko waryaga niba ariko wongera kurya, ukajya wumva ntushaka kurya, cyangwa se wanarya nyine ukarya nkaho utabishaka. Guhora wumva ubangamiwe mu byiyumvo. Iyo ufite depression uhorana umunabi, uhorana umushiha, uhorana wumva nyine wumva muri we nta kigenda. Kandi iki kimenyetso kindi, uhora wumva nta kintu kigushishikaje kandi nta kintu wumva nyine wakwitaho. Ikindi birakugora cyane kugira ibyishimo, ariko kandi no kwihuza n'abantu. Uvuga ngo umuntu ufite depression akenshi hari n'igihe yihugiraho cyangwa se akigunga, akiyima abantu. Kumva wakwihemukira ni nko kumva wakwihemukira mu buryo bwo kuba wakwiyahura. Hano wageze kuri level ya nyuma, kuri stage ya nyuma, ukumva wakwiyahura, ukumva neza wakwicisha inzara, kwigunga, kwikatagura ukoresheje ibikoresho bikebana cyangwa se bijombana. Usanga umuntu yijombaguye nk'ibyuma cyangwa se inshinge gusa, kubera ko yumva nyine ari ibintu biri kumubangamira muri we. Ibyo bikorwa rero uri kwikorera bikubabaza, birimo nk'uko navuze kwijombagura inshinge, birimo ibyo ngibyo byo kwikatagura. Ibyo bintu nabyo biri mu bintu bigaragaza ko umuntu arwaye depression ndetse yamurenze ku rwego rwo hejuru. Bene nk'aha ngaha uba wageze kuri stage yo kuba wanakwiyahura. Wowe kuba wanakwiyahura. Guhora
guhorana umutwe cyangwa se ukajya urwara umutwe rimwe na rimwe nyine ariko ubona ari indwara ihora iza. Ibi nabyo bishobora kugira gutera depression. Umuntu ufite depression kandi abura ubushake bwo gukora ibintu yahoze akunda, ugasanga ari nk'umuririmbyi cyangwa se ari nk'umuntu uri nk'umunyeshuri, ni urugero wakundaga no kwiga cyane kandi kwivanga mu ndirimbo hatagira abo yenda nsitaraho, ugasanga ukundaga nko kwiga cyane ariko ugatangira kumva ntugishaka kujya kwiga, kumva nyine ntugishishikajwe n'ibyo bintu wakundaga, cyangwa wari n'umuntu ukunda gukina ibintu runaka, imikino runaka, ariko ugasanga ntugishaka kujya kubikina, ukumva nyine ibintu wakundaga ntugishaka kubikora. Menya yuko iyi ndwara yaguteye yakuzengereje, yaguteje ikibazo. Hari n'abantu rero bagira depression akabyuka kare agatema ijoro rwose kubera ko yabuze ibitotsi, yakangutse kare kare, ibitotsi yabibuze neza, akabyuka kare nyine akazinduka nta n'ikintu agiye gukora, ugasanga yicariye nko hanze nta kintu ari gukora, yananiwe kuryama n'iki. Noneho hari n'abo binanira kubyuka akiryamira akumva nta mpamvu afite yo gutuma abyuka. Ibyo ni ibimenyetso byose bitera depression. Hanyuma rero hari ubuzima bwa depression abantu babamo. Iyo uzi ko wabaye ufite depression cyangwa se ufite icyo kibazo cya depression, hari ubuzima uba ubamo, ugasanga umuntu ahora yiyahuza amayoga, ahora anywa ibintu nyine by'ibiyobyabwenge, we yita ko bishobora kumuturisha, ariko nyamara reka mbibutse yuko ibiyobyabwenge ni bibi ndetse ni bibi cyane, ntabwo ari byiza ku buzima bwa muntu ndetse si na byiza ku buzima bw'abakuri iruhande. Kuko ushobora kunywa ibiyobyabwenge ugashiduka wakoze amahano, hari abantu wahemukiye kubera ko byakuyobeje ubwenge nyine. Rero bene uyu muntu ubuzima bwa depression hari ukunywa inzoga n'itabi mu buryo bukabije, ndetse ukabona umuntu uri kubinywa ameze nk'aho ari kwiyahura, ukamera nk'aho ari kubyiyahuza. Hanyuma kurya ibintu bitari byiza ku buzima, ni nko kubona umuntu ari kurya ibiryo byanapfuye rwose, ukabona afashe nk'ibintu byapfuye, ni urugero, akagenda neza neza ukabona arimo arabirya, abantu bakamubuza, we ukamubwira ko ibyo bintu byapfuye, we ariko ntabibonemo ikibazo. Ibintu bitari byiza nyine ukaburya, urya ibyo ubonye byose nyine, ugafata ibyo ubonye hafi aho n'iki. Noneho hari n'abantu bagira gute, usanga bananirwa no kwikorera isuku ku mubiri, ugasanga rwose nk'icyumba cye kirajabiriye, giteye icyo n'iki, kandi rwose ari n'umusirimu pe. Ushobora guhurira mu nzira ukabona akubisemo akakaruvati rwose, yakubisemo akajipo keza, agakanzu keza, yambaye high heels, ariko wagera mu cyumba cye ukavuga ngo toka satani, nyine ukabona birahabanye cyane, ari wa muntu ubaho adasasa. Buriya kudasasa nabyo bigaragaza yuko ufite uburwayi bwo mu mutwe, hari uburwayi bwo mu mutwe, depression, anxiety cyangwa stress, ibintu nk'ibyo ufite, mbese ntabwo wiyitaho mu buzima bundi. Hanyuma rero ibintu bitera depression ngo ni ibiki? Ngibi ibintu bitera depression. Ibintu bitera depression harimo ibintu biba byarakubayeho bikakubabaza, nko gutandukana mu rukundo, gutandukana mu rugo, cyangwa se kuba mu rugo rurimo amakimbirane, cyangwa se urugo rurimo umwuka mubi, urushako rutari rwiza, rutari ruzima, cyangwa se urukundo rutari healthy, rutari ruzima nyine, bimwe abantu bajya bita ngo ni toxic marriage cyangwa se toxic relationship. Ibi bintu bishobora gutera depression kuko uhora ubibabariramo. Iyo ubibabariramo rero kenshi bigera igihe bigatera kino kibazo cya depression. Hanyuma rero hari amateka yo mu muryango. Babyeyi hano mbibutse, nimujya mugirana amakimbirane, mwirinde kugirana amakimbirane, kurwana, gutongana ndetse n'ibindi bishobora gukomeretsa amarangamutima y'abana imbere yabo. Ibi bintu byangiza abana, umwana agakurira muri ubu buzima, akazarinda aba umugabo afite icyo gikomere, yarabonagaho papa akubita mama we, icyo gikomere kikanga kumuva mu bwonko, ugasanga neza umwana akoranye depression izamwangiza, ikanangiza n'abo azashakamo cyangwa se abazahura mu buzima bw'ahazaza. Ibi bintu rero si byiza, mubyirinde mwa babyeyi mwe. Noneho depression hari n'ituruka ku gutwita. Buriya hano mugiye guseka, ariko abagore benshi nka 90% iyo batwise bagira akantu ka depression. Ugasanga umugore, kuko mujya mubibona mu bimenyetso, ugasanga umuntu yahinduye imyitwarire, asigaye avuga nabi, asigaye afite umushiha, asigaye ahorana umunabi, asigaye ahora nyine, kubera ko imisemburo iba yahindaguritse muri we,
inahindagura n'iyo misemburo yindi yo mu bwonko, imvubura zo mu bwonko nazo zirahindagurika, ugasanga bimuteye ako kantu ka depression. Ariko kandi no kubyara, umuntu nawe ukibyara, akabyeyi wa muntu ukiri mu kabyeyi nabyo bitera depression ku bagore benshi, ku bagore benshi, yenda si bose ariko ku bagore benshi bitera depression. Menopause rero, menopause nayo ku bagore, kuko nta mugabo ugira menopause nubwo yaba afite imyaka 100 bishoboka yuko atanga urwo rubuto, ashobora kuba yabyara, ariko ku bagore bo hari imyaka igera runaka akahagarika kubyara, cyangwa se agahagarika ko cycle ye y'uburumbuke ikomeza kugira gute, gukora nk'uko yakoraga. Hanyuma rero menopause iyo uri kuyinjiramo cyangwa se wayigezemo, nayo itera depression, kuko igipimo cy'imisemburo yawe kiba cyaramanutse cyane. Kiriya kintu rero nacyo gitera depression ku badamu. Kuba wenyine cyangwa se guhora wigunze nabyo bitera depression. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko umuntu ushobora kumara hagati y'amasaha 4 n'6 ari wenyine bishobora kumutera depression ku buryo bukomeye cyane, ku buryo bukomeye cyane ukarwara depression. Inzoga n'ibiyobyabwenge, ibi nabyo biri mu bintu bitera depression. Buriya rero reka nkubwire, ushobora, njya mbona b'abana b'urubyiruko ugasanga aranditse ngo aho byabereye, aho biri kubera, ugasanga ni wa muntu uhora mu bintu by'inzoga, kwiyandarika n'ibindi, anywa n'ibitabi n'iki. Mwabana mwe, ibi bintu bitera depression ku rwego rwo hejuru ndetse cyane. Inzoga nyinshi zikabije ndetse n'amatabi bitera depression, n'ibiyobyabwenge bitera depression, kuko cya kintu iyo utakibonye ugira ikintu bita taki, kumva umubiri wawe hari ibyo ukwishyuza, iyo uri kubikwishyuza rero ntubibone, hari icyo imvubura zo mu bwonko zawe zishobora guteza ibindi bitekerezo n'ibindi, umubabaro, kwigunga, kumva utameze neza, kumva wagambaniwe n'ibindi, bikagutera cya kibazo cya depression. Hanyuma rero uburwayi, umuntu ashobora kuba amaze igihe kirekire ku gisasiro, amaze rwose igihe arwaye, akabona nta cyizere cyo gukira, akabona yatakaje icyizere cyo gukira, akabona nta cyizere cyo kuba afite. Iki kintu nacyo gishobora kumutera depression. Hanyuma rero reka tugere ku bwoko bwa depression. Ku bwoko bwa depression umuntu ashobora kugira. Ubwoko bwa mbere hariterwa na gene cyangwa se aho ukomoka, isano yo mu maraso, isano y'ahantu ukomoka mu muryango. Nk'umubyeyi wawe yaragize, ari umuntu nyine waranzwe n'ibyo bibazo bya depression, ugasanga warabivukanye. Nk'abagore bakunda kugira ibibazo bya depression batwite, abenshi kuko nababwiye yuko no gutwita bishobora gutera depression, niyo mpamvu bakubwira ngo sigasira wigengesere uko witwara ku mugore utwite. Nimba uri umugabo we, mwihanganire, gerageza kumwereka urukundo, nimba nta n'urwugira urwishakemo ku bw'inyungu y'umwana wawe. Nimba ari umukobwa uba iwabo, mwirinde kumwereka umunabi, kumucunaguza, kumujudaguza, kumushihagura, kumwereka inabi, kuko ako kantu gashobora kuzatera ingaruka umwana akavukana ibyo bintu, kuko ni ibintu biba mu maraso, ashobora kuvukana mu maraso. Rero ubwoko bwa depression kuko nabibabwiye, hari depression ituruka ku isano y'amaraso. Umubyeyi wawe nimba ari umuntu wari ufite depression cyangwa anagutwite, ukaba wavukana icyo kibazo. Hanyuma hari uwo yizana, iyo ikizana bitewe nyine na bya bindi by'ubuzima warabayemo, byo bikomere warahuye nabyo mu buzima, by'abagukomerekeje n'iki, ikizana. Noneho hari iterwa n'ubuzima ubamo. Ubuzima ubamo ndi kuvuga hano, ni nko kwa kundi ushobora kubona ku mbuga nkoranyambaga, ukabona hari abantu babayeho neza. Hari ibintu njya mbona, ukabona umukobwa arifotoje, yifotoreje ahantu heza yasohokeye, yifotoreje ku biryo byiza, yifotoje yambaye imisatsi myiza, yifotoje yambaye neza. Reka rero hano mwa rubyiruko mwe mbanze mbabwire, kuko abenshi banasariye muri ibi bintu biri no kubahitana cyane no kwangiza ubuzima bwabo. Ugasanga ashaka kubaho ubuzima nk'ubw'akana kabonye kuri social media, ubuzima bwaho buri feke cyane, ni ubuzima butari ubwa nyabwo,
kuko winjiye mu mateka ya nyayo y'abariya abantu ubona bifotoza, abenshi bariya bakobwa mubona bifotoreza mu mawigi baba bazitiye za wigi, batiye ahantu bifotoreza rwose usanga bahantu mu gahegeni, wagira ngo hataha iki, hataha simbizi, ariko ugasanga ahantu haba hatandukanye naho yerekana ku mbuga nkoranyambaga, naho yerekana ku mafoto n'iki. Ubuzima abamo, imyenda yifotorezamo siye niyo aba yatiye, nyine ukabona ubuzima bwo kuri social media we bukagushyira kuri pressure, ukumva we hari ibyo udafite kandi uriya nawe ntabyo afite, ni pressure gusa gushyizeho, ugasanga utangiye kumva ko hari ibyo ubura mu buzima. Ukavuga ati umukobwa akifotoreza ku modoka ya miliyoni, ya miliyari ni urugero, inzu ya miliyari, imodoka ya miliyari nayo ndabona, hanyuma akifotoreza ku nzu ya miliyari n'izindi, ariko ugasanga ibyo bintu si n'ibyo, ni urugero ntanze. Wowe rero ukajya kuri pressure ati buriya ko twiganye, ko mbona namurusha n'ubwiza n'urugero, ko mbona murusha n'ikimero, kubera ikibira bintu abigira njye ntabifite, ukajya kuri iyo pressure, ari naho uhurirayo n'ibikomere, kuko pressure ujyaho bizatuma ujya kubishaka mu buryo butari ubwa nyabwo, ugenda ubikomerekeremo, bikubyarire iki, ya depression. None ubuzima ubamo nanone hari igihe ubona hari byinshi utari kwiha, cyangwa se hari byinshi utari kugeraho kandi abandi bagezeho. Witwarwa wijya muri competition n'abantu, ahubwo ujya muri competition nawe ubwawe, kuko nujya muri competition nawe ubwawe uzajya ubona ko hari urwego wavuyeho n'urwo wagiyeho. Bene nk'uyu muntu rero ujya muri competition n'abandi bantu, niyo ateye intambwe ntayibona, kubera ko aba ari kuririra iby'abandi, yenda ataragira ubushobozi bwo kugeraho, cyangwa se igihe cye kitaragera ngo bigereho, ugasanga bimushyize kuri pressure, bimwangije mu mutwe, atazanabasha no kubikorera ngo abibone. Ubuzima ubamo rero nabwo bushobora gutuma ugira depression. Hanyuma hari depression nayo ituruka kuri ku bintu byakubase, byakugize imbata, nk'ibiyobyabwenge ndetse n'inzoga, kumwe nabivuze. Ibiyobyabwenge bishobora kugutera depression, n'inzoga zikabije zigagutera depression. Ibyo urya, hari ibyo kurya urya bigahindura hano, bitewe hano ho iki kiganiro nzakora cyihariye, kuko buri muntu n'ubwoko bw'amaraso afite, hari ibintu ushobora kurya bikagufasha n'ibyo utagomba kurya bishobora kukwangiza, cyangwa se bitewe n'iki, kubera umubiri wawe nyine uko uteye. Hanyuma hari depression nayo ituruka ku bintu bibabaje wanyuzemo, cyangwa se waciyemo, cyangwa se wakorewe. Ugasanga umuntu yarahemukiwe cyane mu buzima, cyangwa se yagiriwe nabi cyane mu buzima, yafashwe nabi, yabwiwe amagambo mabi, ibintu nabyo bitera depression. Ikindi, akababaro uterwa na sosiyete, handi harimo guhemukirwa n'ibindi bimwe navuze. Hanyuma medical condition, nka kwa kundi ushobora kuba ufite uburwayi runaka ukabona ntibuzakira, cyangwa se ukabona butinzeho, bikagutera nyine agahinda gakabije, wibaza ngo kubera iki jyewe, kubera iki jyewe, kubera iki ari jyewe uca muri ibi bintu. Hanyuma ibyo depression itera ku bwonko. Ese depression iyi ndwara ikorera iki ubwonko ku muntu ifashe, ku muntu uyirwaye? Ni ukuvuga ngo iragenda ikajagaraza, cyangwa se ikasa nkaho ijagaraje, cyangwa se ishyizemo imbalance, cyangwa se kutaringanira kw'imisemburo yo mu bwonko, ariyo itwara ama neurotransmitters ashobora gutwara iyi misemburo, harimo serotonine ndetse na dopamine. Iyi misemburo rero iyo uyivubura mu buryo bwinshi bukabije ushobora kugira depression, niyo iyi misemburo yivubura, izi mvubura zo mu bwonko zivura mu buryo buke bukabije, nabyo bitera depression. Ibiba ku mubiri wawe rero iyo ufite cyangwa se urwaye depression: kubabara mu ngingo, umva mu ngingo zawe uhora ubabara, kubabara imbavu, kubabara umugongo, kugira kumva ufite problème digestif, ukarya ibiryo ntibibe digere, cyangwa ugatangira kuzamura ibirungurira, cyangwa ugatangira kumva ufite ibintu by'ibintu bigutwika mu muhogo, amaside mu gifu n'ibiki. Kugira umunaniro, ukagira umunaniro ukabije, ugahorana umunaniro, nubwo waryama ukabyuka ukinaniwe, iyo nayo umenye ko ari depression.
imitekerereze irahinduka. Of course ntabwo umuntu ufite depression atekereza kimwe n'umuntu umeze neza, kandi ubwonko bwawe bwamajije kwatakwa. Hanyuma guhinduka kwa peti yawe, ushobora kunanirwa kurya cyangwa se ukarya bikugoye. Depression, hari abantu bibaza ngo depression imara igihe kingana gute. Hari abantu barwara depression bitewe n'icyayiteye, bitewe n'ababari iruhande, bitewe n'ababafashije, akaba yayirwara iminsi runaka, ibyumweru runaka, amezi runaka, ndetse n'abayirwara imyaka, akaba nk'aho indwara yamubayeho karande. Kubera iki? Ko ntabwo yenda yabonye abamufasha bamufasha gukemura cyangwa se kubasha kugabanya icyo kibazo kiri kumwica, kiri kurwana nacyo mu buzima. Mbibutse yuko dufite product zabafasha, cyangwa se ni icyayi, ni ibirungo byo mu cyayi ukoresha nubwo waba ufite depression, nubwo waba ufite stress, nubwo waba ufite anxiety, kwa kundi wumva nyine ufite umunabi muri wowe, ibintu bikagenda neza cyane, ukongera ugasubira ku murongo, ukongera ugatekereza neza, ukongera ukishima, ukongera ukagira umunezero nk'abandi bose. Biri natirere rero, waduhamagara kuri 0788359691. Bigerageza, hanyuma ndabizi yuko uzanshimira nyuma, kuko ibyo ndi kuvuga ndabizi neza cyane uburyo bikoramo. Ndagushimiye cyane rero, wakoze subscribe, mani umugisha, nawe utarayikora kanda aho ngaho k'umukara, dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhure muri video ikurikira, nakagaruka, bye.